Kupita mwalimu yeye. Yay! Shazi kalitse kabisa amezuba kabisa ariko mutuye ahantu heza mutuye ahantu heza kabisa ahubwo se sister isa neza kweli nyuma y'ikene ndi hano hepfo ari ahantu ko bafite kwambe ibindi bikoresho ini arakafunga hali yani gukorera mu gukorera mu kiyaje cyane ajya ko rumpa cyane wala galo twari jya mpaka kagera mu gutyo 60 none nanyoye mutamwishyura amwishyura amafaranga yamuha none igisekeje none ndakuba hello bini mu magana nagiye kuzana ariko nyine nahise mbisa ndaje kubizana rero naguzemo inka nziza y'ibihogo reko ndagenda ndayikubita ariko naragiye kona ahantu hepfo nyine tu nk'abana none ukuyikubita nyine ivamo biviramo gupfa birapare kuvuga amajo nahise ngurinda ariko nyine no guteganya kureba ko nagura indi noneho ukareba ko ibintu byagenda neza akisa neza kabisa isa neza tu mbese iyi telefone ntabwo ariyo cyangwa inkoresha usanzwe nyine twifite indi telefone nasize mu rugo iyo nasize mu rugo ntabwo ari indi cyangwa inkoresha kuko iyo nkoresha hariyo akazi n'indi yo mu rugo n'indi ntemberana n'indi y'ibibazo ubu muri make mfite n'ibibazo nyine akabazo nyine natwe ushobora kugira ngo kikagwa hasi kaba yameneka nicyo ni ikindi kibazo so rero nari kugira ngo ushyiremo akanimero kawe zo kuvugisha ngeze mu cyangwa tunayi telefone irazifata jyamo niho mukobwa ugiye kwinjira muri iyi telefone banayigura navuga ngo genda yiguze iyi telefone niho mukobwa ugiye kwinjira iyi telefone iyi ni telefone utagira ngo nuko wenda yari iPhone noneho nyine hari iPhone zashize Airtel noneho iyi yari iPhone noneho irangije kuba iPhone hari ukuntu nagiye kugira gukora change urukumva kukantu ka change nyine nagenda changinga ndahindura banki nyine bahita bampa Airtel ariko muri Airtel ubona gutya bibitse amabanga menshi cyane Ntiyakiri uzajya ukoresha kiri telefone ya telefone uza ntabwo ujya utereta yewe urabona mu numero y'umukobwa nta numero y'umukobwa uyigize ati zina hello wala galo hello wala galo
Allô.